Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba The Economic Update channel yacu nziza kandi inyuraho amakuru y'ubukungu. Uyu munsi umuntu ashobora kuguza amafaranga mu masegonda atavuye ahari, akanda kuri telefone akanyenyeri umubare runaka urwego pya akabona amafaranga atavuye aho ari. Aya mafaranga kenshi ntabwo akiri make nk'uko mbere byahoze. Hari n'igihe usanga ava hagati y'ibihumbi 10 ariko hari n'abaguza miliyoni uyu munsi tuzi ku ma application atandukanye ya za banki ndetse na mobile money systems. Ariko aya mafaranga ko aramufasha cyangwa hari igihe abatangiye urugendo rumujyana mu bukene? Muri iyi video turasesengurira hamwe uburyo izi nguzanyo zikora, inyungu n'ingaruka zabyo, ndetse n'uburyo wakwirinda kugwa mu mutego w'umwenda. Ubundi reka turebe dutangira iyi video yacu kubera icyo abantu benshi bakunda bene izi nguzanyo. Izi nguzanyo zikunda gusaba kuri telefone akenshi ziboneka vuba, nta ngwate zisaba, nta rugendo ujya kuri banki ukora, ndetse ushobora kuzaka igihe cyose kuri telefone yawe utavuye aho uri, kubera yuko haba mu mpera z'icyumweru, haba mu gihe cya weekend, haba mu gihe cy'intangiriro z'icyumweru abanyeshuri bafungiye batafunguye, nta gihe utayisaba ngo bikunde, pfa kuba uzi ayo wemerewe. Akenshi izi nguzanyo zifasha mu gihe cy'ikibazo cyihutirwa umuntu ahuye nacyo. Izo ni impamvu ahanini usanga izi nguzanyo abantu benshi bakunda kuzifata. Ariko se izi nguzanyo zishobora gutangira cyangwa zishobora guteza ibibazo bitewe n'iki? Akenshi zitera ibibazo kubera yuko abantu benshi bafite imyenda batateguye. Burya iyo ugiye kuri banki uguza amafaranga kubera ko hari umushinga wenda kuyakoresha yandi menshi kubahembwa ku kwezi, akenshi ama overdraft loan cyangwa se ama salary loans dufata no kubera ko hari ikintu wenda gukora wapanze, ese uragura ikibanza, ese urubaka, ese ugiye gukora ikintu runaka, ubucuruzi ugiye gutangira, ibintu nk'ibyo. Ariko aya mafaranga akenshi yo dufata kuri telefone ye gitoya yitwa make, tuzi twese ko akunda kugora, ubwo harimo za mokash, amafaranga menshi dufata usanga akenshi ari amafaranga aba atapangiwe, bityo ni naho hahera ikibazo. Urugero, ufashe amafaranga 20 kuri telefone yawe ukayasaba kwa ko uyemerewe, ukoresha amafaranga mu bitihutirwa kubera iki? Wayabonye nawe utayapangiye. Ikindi, iyo umushahara uje ku banyamushahara ugomba kubanza ukishyura wa mwenda byihutirwa kubera ko nta mafaranga bakwemerera, cyangwa se ntibakwemerera ko ajya kuri konti ya mobile money cyangwa kuri konti ya banki utabanje kwishyura wa mwenda. Ikindi, usigarana make kubera ko umushahara wawe waje ari umubare runaka ariko kubanza gukataho wishyura amafaranga. Ikindi kibaho nuko usaba undi mwenda vuba kugira ngo ubone gukomeza ubuzima. Ibi bishobora gutuma rero umuntu yisanga azenguruka mu mwenda aho kubaka umutungo w'igihe kirambye. Ese ni gute wanesha izi loans? Reka turebe ni gute wabona nazo, kubera ko ubukungu bw'uyu munsi, ubuzima, iyo uri muri trap cyangwa se uri mu kagozi twavuga ngo ni umutego umeze nk'uwo nguwo, hari igihe usanga birangiye mu buryo utateganyije. Ntabwo ari ngombwa yuko inyungu iba nini kugira ngo umuntu ahure n'ingaruka z'ibi bintu, ahubwo hari n'ibindi byinshi by'ingaruka mbi z'ibi bintu. Icya mbere, harimo kwishyura amafaranga yongera buri gihe cyangwa se ama interest fees, kubera ko buri gihe haba iyo mokash, haba amafaranga yo kuri banki, twita quick cash ku matelefone tugira ku ma banki cyangwa ku ma account yacu ya banki. Aya mafaranga kenshi uyasaba ariko bashyizeho n'amafaranga uzishyura y'inyungu. Ikindi, gufata inguzanyo nshya ngo wishyure ya kera bigusiga muri ya trap cyangwa se muri wa mutego wo guhora uguza. Ikindi, ari gukoresha umushahara mbere yuko uwubona, kubera ko wagujije ukwezi runaka quick cash runaka cyangwa se uburyo runaka amafaranga yihutirwa, bivuze ngo amafaranga uzahembwa mu kwezi runaka umaze kuyakonsoma mu kwezi utari kwanarangira. Ikindi, hari igihe ubura ubushobozi bwo kwizigamira, birumvikana kubera yuko ntago waguza wanazigamye, biragora ko byanirana. Ikindi, hari ukwangirika kwa history cyangwa se kwa mateka yawe kujyana n'amadeni. Ahangaha nicyo bita credit reference bureau cyangwa se CRB, kubera yuko iyo uyafata ariko ashobora kubazamo uburyo wumva umutima ukubwira ngo buretse kwishyura ugatinda, hari igihe ushobora gutinda guhembwa n'ibindi. Byose bituma ya history yawe jyanye n'imyenda igenda yangirika, ugasanga muri CRB bagufite muri black cyangwa se bagufite nk'umuntu utishyura neza. Mu by'ubukungu, ibi akenshi bigabanya ubushobozi bwo gushora imari mu bikorwa bindi byinjiza amafaranga, ari naho usanga umutego abantu benshi tugwamo cyangwa se benshi bagwamo, kubera yuko nyine ufite ama loan menshi kuri telefone wagiye uguza, uhora wishyura, bisaba ko buri munsi ari ikintu uhoramo, so ugasanga ntabwo ushobora kwizigamira cyangwa se gushora imari ngo bikunde. Se n'iryo ari mobile loan ishobora kuba igisubizo cyiza ku mukozi cyangwa se ku muntu uyisaba. Hari igihe ishobora gufasha kwishyura ibitaro byihutirwa, kugura imiti yihutirwa, gukemura ibintu bitashobora gutegereza ngo ubikore mu gihe kirekire kindi kizaza. Ariko si byiza kuyifata
ngo ujye mu birori, ugure imyenda, ugure telefone nshya, ukore urugendo rutihutirwa cyangwa utapangiye kubera yuko ntabwo mu by'ukuri biba biteganijwe. Rero ni ubuhe buryo bwiza wakoresha kugira ngo uguze udakoresheje ziriya ngero zo kujya gufata amafaranga kuri telefone akenshi aguhuza mu mutego wo guhora ukennye. Kwizigamira amafaranga yihutirwa emergency fund niyo yaba ari make atangira ariko agera hakagwira. Akenshi ikindi wakora mu gihe bigukundiye ufite urugero banki ukorana nayo, yigemo usabemo inguzanyo aho bishoboka ariko zifite gahunda isobanutse kandi zishobora kuba zikwiye n'intego ndende y'ubuzima bwawe nawe ufite. Ikindi kintu wakora, jya mu bibina cyangwa amatsinda yo kwizigamira aho bikozwe neza kandi bifite amategeko asobanutse. Urugero, uyu munsi iyo uje amafaranga kuri banki ya Equity ukoresheje akanyenyeri 555 inyungu ibiri hejuru, ushobora gusaba guza 100 ukishyura 12 buri kwezi by'inyungu. Ariko tekereza ayo mafaranga 100 uramutse wishyura 5% mu kibina, waba wishyura amafaranga 5000 ku kwezi mu gihe wayasabye. Mpamvu ikibina cyangwa itsinda ryaba ryiza kuruta ko wajya muri cya kigo muri bwa buryo bwo guhora uguza kuri telefone, kubera ko inyungu ibiri hejuru kandi nyamara biguza mu mutego wo guhora uguza. Ikindi, gerageza urebe ukuntu gutegura amafaranga mbere y'igihe ku bintu umuntu azi ko bizaza, ishuri cyangwa se ubwisungane mu kwivuza, hanyuma ubitegure kare, hanyuma nurangiza ugerageze uyategure urebe uburyo uyakusanya ntibizagutungure. Inama 5 zakwirinda ko zagufasha kwirinda gukeneshwa na mobile loans. Icya mbere, ntugafate loan utazi neza icyo amafaranga azakora. Aya ni amakosa abantu benshi bagwamo, kubera ko ufashe loan ariko ntabwo usobanukiwe icyo amafaranga azakora. Ikindi, irinde kuyafata mu buryo ushaka, kubera ko ibyo ushaka gusa ariko utarabipangiye bigutera mu mutego mubi. Ahubwo yafate ku bintu bikenewe by'ingenzi. Ugiye kwa muganga, amafaranga yo kwishyura arabuze ako kanya, bigerageze kubera ko n'ugutabara ubuzima bw'umuntu. Ariko wiyafata ugiye mu birori by'umuvandimwe cyangwa se mu bukwe cyangwa se gutwerera umuntu, kubera yuko ibyo ntabwo byihutirwa. Ikindi, banza umenye amafaranga yose uzishyura n'igihe uzayagarurira mbere yo kuyasaba. Uyu mutego akenshi benshi bawugwamo kubera ko wumva ari ibintu byoroshye kuyafata ariko nyamara akaba umutego mu gihe kizaza. Ikindi, tangira kwizigamira buri kwezi uko ubushobozi bwawe bungana kugira ngo ugabanye gukenera inguzanyo zihutirwa nyamara mu gihe wari ushoboye kuba wabyikorera. Muri make ibyo dukoze irakebura benshi, tuzi ko ari benshi bari muri uyu mutego, ariko birakunda ko umuntu yagaruka akongera akabikora neza kuruta uko yabikoraga mbere. Dusoza, inguzanyo ntabwo ari mbi ubwazo, zishobora gufasha iyo zafashwe mu mpamvu zumvikana kandi umuntu akaba afite ubushobozi bwo kubishyura. Ariko iyo zibaye uburyo bwo kubaho buri kwezi, zishobora kugabanya amahirwe yo kwiteza imbere. Mbere yo gukanda emeza kuri telefone yawe, ubaze uti ese iyi nguzanyo izanisha amafaranga menshi kurushayo nzishyura cyangwa izangabanyiriza ubushobozi bwo kubaho neza? Ibi ngibi nibyo wakibaza mbere yuko ubikora. Birabusa ko byihutirwa, ahubwo ureba uvuge ngo ese ni izihe ngaruka mbi ndabikeneye cyane, bingana iki, byamfasha iki? Niba ari amafaranga menshi yagufasha ku buryo washora imari akazabyara andi, yarangiza akongera akazakiyishyura gakomeza ubuzima, ibyo ni byiza. Ariko niba byangiza ishoramari ryawe ry'ahazaza n'ubuzima bwawe, ntabwo ari meza. Wakoze kubana natwe, kora subscribe, ukora like na share kugira ngo dukomeze tubane kandi mu bihe bitandukanye, kuko tuzi ko ari ingenzi ibintu nk'ibi. Mwakoze kubana na The Economic Updates.